kare 16 abamushyiraho kugira ngo bamurinde atazacika atazasohoka aho yari afungiye, ariko abitorero kubwo gukomeza gusenga Imana, kubwo gukomeza kwinginga Imana, noneho marayika w'Imana amanurwa no kuza gutabara, amanurwa no kuza kumva igituma abitorero bataka. Ahashyitse asanga nuko Yakobo yamaze kwicwa, tureba nuko Yakobo yamaze kwicwa, noneho na Petero kaba baramufunze kugira ngo bazamwiyongeze. Ariko marayika ahashyitse asanze ikibazo uko kimeze, ngo yaragiye yinjira mu nzu y'imbohe. Haleluya, amina. Ngaba yambara uri kurwana nazo, Imana irabishoboye. Imana ishobora kugukura aho uzirikiye, Imana ishobora kugukura aho uboheye, Imana ishobora kugukura muba bakurindishije. Haleluya, Imana ishobora kugukura ahantu hakomeye. Mwene data unyumva, wowe uri hafi cyangwa kure, ndagira ngo ubwire ngo kw'Imana, Imana yacu twizeye irakomeye, Imana irihagije. Imana ntabwo ikibaza ngo mbese ndanyura he, Imana inyura ishaka. Ntukibaze ngo imbese icyo w'Imana uvira Petero abari bari kumwe abasirikare, Bibiliya tubwiye ngo yararinzwe n'abasirikare babiri iruhande rwe, ngaryamye umucyo uramuvira. Marayika w'Imana yarahageze azanye umucyo w'Imana, Petero niwe ubonye gusa, ariko abandi bari bamurinze ntibawubonye. Marayika w'Imana kinjira, Petero abonye uwo mucyo, abona ni marayika w'Imana. Marayika w'Imana baraganira, aramubwira ngo byuka. Petero ngo araboheshejwe iminyururu mu maboko, akibyuka ngiyo bafatanye nawe gushima Imana, abaha ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo. Haleluya, nawe hari igihe kizagera ugatanga ubuhamya, ukabwira abantu amateka, ukabwira abantu inzira zikomeye wanyuzemo, bakarushaho gufashwa. Imana nishimwe cyane. Icyo usabwa ni ugutanga ubuhamya ku by'Imana yagukoreye. Nimba Imana yaramaze kugukura mu bibazo urimo, nimba Imana yaramaze kugukura mu ntambara warwanye nazo, nimba Imana yaramaze kugukura, yarakubohoye ikagukura mu minyururu ya Satani, tanga ubuhamya, ubwira abandi iby'Imana yakoze. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese ni mugubwe neza. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Muraho mutumishi? Muraho neza. Amakuru ni meza. N'ubwa mbere tukwakiriye ku Imana Irahari TV, nyemerera usuhuza abakunzi bacu kandi unabibwire. Rakoze cyane. Ku bantu banyumva bambonye bwa mbere, nitwa Renzaho Emmanuel, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Kuri iyi TV nimo bwa mbere mpageze, ariko njyewe ubundi ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nkunda rero kubwiriza abantu ijambo ry'Imana, kandi icyo nzi cyo nuko by'Imana ishyize ku mutima wanjye muri uyu mwanya, turi bubiganire kandi ababyumva birabafasha. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Bibiliya igikunda kumbwira neza ko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya, kandi muri iki gihe ijambo ry'Imana ryarabuze, ryabaye ingume, ibyo kurya byera byarabuze, ariko igihe tubonye umwanya tugomba kuwubyaza umusaruro. Ntabwo rero turi buze gutinda cyane ko dukora ikiganiro gitoya kugira ngo abakunzi bacu bashobore kucyumva cyose bakirangize. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana uhite winjira mu butumwa Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Urakoze cyane. Turagushimiye Imana yo mu ijuru, tuguhimbarije neza n'urukundo ugira, tugushimiye kurinda kwawe kwiza, wabanye natwe iminsi yose itambutse, waraturinze uduha kuba amahoro. Ni muri ubwo buryo uyu munsi tukiriho duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni imbere y'amaso yawe rero nje kuri iyi cano, Mana ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye kandi ubane n'abagiye kunkurikira,
bumva ijambo ryawe. Twese udushyigikire, utwambike imbaraga, udushoboze, ari njye ubwanjye ugiye kubwiriza iri jambo ryawe, ndetse n'abagiye kurikurikira nabo ubambike imbaraga, ubashoboze, utubere Imana twese muri byose, kugira ngo njyewe urivuga Mana mfashwe naryo, kandi n'abaryumva nabo ribafashe, twese ridushyire ku rugero rukwiye rw'abana b'Imana. Urakoze cyane rero kuduha umugisha, urakoze kutwambika imbaraga. Mwuka wera w'Imana niyururuke aganze muri byose, igitinyiro cy'Imana kirusheho kubana natwe. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kudufasha, urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Karibu rero turakwakiriye. Yego, amena. Amena. Nkuko nari maze kubivuga, nitwa Renzaho Emmanuel, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana, nkunda umwanya mwiza wo kubwiriza ijambo ry'Imana, nkuko Imana iba yabimpaye niko mbivuga. Reka rero ndatinze tuganire. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni ibice 12, umurongo turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 12. Ni amagambo yenda kuba maremare ariko atari maremare cyane, ntabwo tuyarambura nk'uko ari. Turaza gufata umwanya mutoya tuyavugeho ubundi dusoze. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko umurongo wa mbere aravuga ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira bo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afatana Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 6. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Uwiteka w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka. N'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ko ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyura ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, akangiza ibyo ubwoko bw'Abayuda
yategerezaga byose 12 akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohani wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amen. 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 Haleluya. Amen. Iri jambo Imana yarishyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire muri aka kanya. Niyo mpamvu gukangurira kuryumva ndetse no kuritega amatwi kugira ngo ribashe kugira icyo rigufasha muri iki gihe cya none. Imana ishimwe cyane. Dusomye aya magambo, jambo ry'Imana riratubwira ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu nzu y'Imana kubagirira nabi, ngafata Yakobo aramwica, ashaka kwiyongeza na Petero. Haleluya. Gashatse kwiyongeza Petero, ariko ngariko abo mu nzu y'Imana, abo mu itorero ry'Imana bakomeza gusenga Imana. Nuko muri iyo minsi ngo afata Petero ngamurindisha abasirikare 16 abamushyiraho kugira ngo bamurinde atazacika, atazasohoka aho yari afungiye. Ariko abitorero kubwo gukomeza gusenga Imana, kubwo gukomeza kwinginga Imana, noneho marayika w'Imana amanurwa no kuza gutabara, amanurwa no kuza kumva igituma abitorero bataka. Ahashyitse asanga nuko Yakobo yamaze kwicwa, nuko Yakobo yamaze kwicwa, noneho na Petero kaba baramufunze kugira ngo bazamwiyongeze. Ariko marayika ahashyitse asanze ikibazo uko kimeze, ngo yaragiye yinjira mu nzu y'imbohe. Haleluya. Amina. Ngaba yinjiye mu nzu y'imbohe, abasirikare ntibamenye ko yinjiye. Icyari kimuzanye kwari ukuza kubohora Petero. Yinjira mu nzu y'imbohe, abasirikare bari bamurinze ko ari 16 ntibamenye aho marayika yaciye. Noneho marayika arinjira, ashyitse imbere ya Petero ngo umucyo, haleluya, umucyo w'Imana uvira Petero. Abari bari kumwe abasirikare, Bibiliya tubwiye ngo yararinzwe n'abasirikare 2 iruhande rwe, ngaryamye umucyo uramuvira. Marayika w'Imana yarahageze azanye umucyo w'Imana. Petero niwe ubonye gusa, ariko abandi bari bamurinze ntibawubonye. Marayika w'Imana cinjira, Petero abonye uwo mucyo, abona ni marayika w'Imana. Marayika w'Imana baraganira, aramubwira ngo byuka. Petero ngo araboheshejwe iminyururu mu maboko, akibyuka ngiyo minyururu ihita imuvamo. Marayika w'Imana aramubwira ngo kweta inkweto zawe. Iminyururu yari imubashye mu maguru imuvamo, akweta inkweto. Marayika w'Imana aramubwira ngo itera umwitero wawe. Umwitero arawitera. Amaze kuwitera, amaze gukora ibyo marayika w'Imana aramubwiye, marayika w'Imana aramubwira ngo nkurikira. Petero ahera ko arabyuka aramukurikira, ngo baragenda. Abasirikare bari bamurinze baryamye iruhande rwe, ntibigeze bamenya ibyabaye. Ngo barasohoka baragenda, bashyitse ku basirikare ba mbere babanyuraho, bashyika ku basirikare ba kabiri babanyuraho, bageze ubwo baciye no ku bandi babanyuraho. Ngo bageze no ku rugi rwari rukingishije ibyuma ku irembo, rurabikingurira, ruribwiriza. Haleluya. Ruribwiriza, rurabikingurira. Rumaze kubikingurira ngo baratambuka. Ubwo ngo Petero yari ataramenya ibyo ari byo, yagira ngo ibiri kuba birose mu nzozi. Ariko ngo marayika bakimara gusohoka irembo, nibwo marayika musize aho ngaho. Noneho ngamenye ko ibyo marayika yakoraga ari iby'ukuri, bitarikiri iby'inzozi, ahubwo ari iby'ukuri, byavuye mu nzozi, byavuye mu magambo, ahubwo biri mu bikorwa. Imana ihabwa icyubahiro cyane.
haleluya. Imana ishimwe, imana yo mu ijuru nihimbazwe. Imana yo mu ijuru umugambi wayo iyo ugeze igihe cyo gushyirwa mu bikorwa ntabwo yirirwa ibaza ngo mbese nkora ibi. Imana ntabwo yigishwa inama, imana ntabwo igirwa inama, ahubwo imana yacu haleluya igira abantu inama. Ni muri ubwo buryo yasanze Petero, marayika w'Imana tumwe n'Imana, ageze mu nzu y'imbohe abwira Petero amagambo. Ibyo yakoraga Petero akabona ari iby'inzozi, ariko igihe cyarageze abona atari iby'inzozi. Haleluya. Ibyo byose byatewe n'iki? Nuko abantu b'Imana, ab'itorero bahuruje Imana, baravuze bati dore Herode yafashe Yakobo aramwica, none ashatse kwiyongeza Petero. Bahuruza Imana, barayibwira ati nyabuneka Mana turengere, Petero twari tumukunze ntapfe nk'uko Yakobo yapfuye, ntandi yitwe nk'uko Yakobo yishwe, ahubwo Uwiteka we manuka uze uturengere. Horamo Petero, Imana nihabwa icyubahiro cyane. Ndashaka wongera uyizere kuko Imana ishobora kukubohora. Haleluya. Imana ishobora gukuraho imigozi ikuboshye, Imana ishobora kugukuraho imigozi bakubohesheje. Imana ishobora kukubohora ikagukura mu bibazo, ikagukura mu ntambara, ikagukura mu bikugarije. Imana ishobora gutuma marayika wayo akaza iwawe, akaza ukingiraniye, akaza mu bukene urimo, akaza mu ntambara uri kurwana nazo. Imana irabishoboye. Imana ishobora kugukura aho uzirikiye, Imana ishobora kugukura aho uboheye, Imana ishobora kugukura mu bakurindishije. Haleluya. Imana ishobora kugukura ahantu hakomeye. Mwene data unyumva, wowe uri hafi cyangwa kure, ndagira ngo ubwire ngo kw'Imana, Imana yacu twizeye irakomeye. Imana irihagije. Imana ntabwo ikibaza ngo mbese ndanyura he. Imana inyura aho ishaka. Ntukibaze ngo mbese Imana yanyura he, ntukibaze ngo mbese Imana yaca indengera. Hoya, Imana inyura aho ishaka. Nubwo yaba ari mu nzitane ziteye gute, Imana yahanyura. Nubwo yaba ari mu kivunge cy'abantu, Imana yahanyura ikaza ikakurengera. Ntabwo Imana izisaba inzira inyuramo. Imana irihagije. Imana ifite inzira nyinshi, inzira zayo zisaga ibihumbi, niko Bibiliya itubwira. Ubutabazi bw'Imana burahari, uburengezi bw'Imana burahari. Imana yagutabara mu gihe ishatse. Niyo mpamvu nkubwira ngo rindira ijambo. Nimba yaramaze kuvugana n'Imana, wowe genda usenge, utegereze ijambo Imana yakubwiye, kubera ko nuritegereza ukaririndira, Imana yacu izaza. Haleluya. Imana izaza. Bibiliya iravuga ngo izaza ye guceceka, kandi nizi izakora iby'ubutwari, nizi Imana izakora iby'imbaraga, nizi Imana izanyura aho ishaka ikuneshere. Imana nizi izazi kurwanirire. Ntabwo izigera ibaza abaturanyi ngo mbese ndanyura he njya kwa runaka. Ntabwo izigera ibaza abanzi bawe ngo mbese murambe inzira. Hoya, Imana y'ubwayo iziyizira. Izabaza n'ababyeyi, hoya ntizabaza n'imiryango, izazikore. Haleluya. Imbaraga z'Imana. Abakwanga bazabona ko Imana yaje, abagukunda bazabona ko Imana yaje. Icyawe ni ukurindira ijambo Imana yavuganye nawe, ubundi ukayireba, ubundi ukamenya ngo Imana yaje, kandi Imana ije kundengera. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo ugarurire Imana icyizere. Nimba ari waramaze kuyivaho, nimba yaramaze kuyitera umugongo, ongera uhindukire, ongera urebe Imana, kubera ko Imana yacu ni Imana y'inyembaraga. Ntabwo Imana ibeshya, ijambo ivugira risohoza. Icyawe komeza kuba mu mwanya wo gusenga. Haleluya. Itorero bakomeza gusenga, bakomeza gusenga. Bibiliya ikomeje gusoma, iravuga ngo noneho bagiye kumva, bari mu mwanya wo gusenga, bari mu cyumba cyo gusenga, bumva Petero arakomanze. Umwe muri barasohoka agiye kureba, abona ni Petero. Agaruka inyuma abwira bagenzi be, arababwira ngo mbonye Petero. Bene wabo ntabwo
bahise babyemera nk'uko bibabwiye, ahubwo bahise bumva ko ibyo babwiye atari byo, ariko bagiye kubona Petero arinjiye. Haleluya. Bafatanye nawe gushima Imana, abaha ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo. Haleluya. Nawe hari igihe kizagera ugatanga ubuhamya, ukabwira abantu amateka, ukabwira abantu inzira zikomeye wanyuzemo, bakarushaho gufashwa. Imana nishimwe cyane. Icyo usabwa ni ugutanga ubuhamya ku by'Imana yagukoreye. Nimba Imana yaramaze kugukura mu bibazo urimo, nimba Imana yaramaze kugukura mu ntambara warwanye nazo, nimba Imana yaramaze kugukura yarakubohoye ikagukura mu minyururu ya Satani, tanga ubuhamya, ubwira abandi iby'Imana yakoze. Niko umuririmbyi yavuze ngo ujye ubwira abantu bose iby'Imana yagukoreye, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Haleluya. Biragusaba guhamya, biragusaba kuvuga Imana, ukabwira abantu imbaraga z'Imana wabonye, ukabwira abantu gukomera kw'Imana wabonye, kuko Imana ntabwo ishaka ko ibyo yakoze ubihisha, ubibika mu mutima wawe, ahubwo Imana irashaka ko ibyo yakoze ubibwira abantu bose bakabyumva, bakamenya ko Imana wiringiye ari inyembaraga. Nibamara iby'Imana yagukoreye nabo bazahita bahindukire, bubaha Imana, bayikunde, bayikorere, kuko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu irakomeye, Imana nta kijya kinanira, Imana ibyawe irabishoboye. Mu by'ukuri ntabwo Imana yacu ibeshya, ntabwo Imana yacu yananiwe no gutabara, ntabwo Imana yacu ifite imbaraga nkeya zitakurengera. Imana yacu ifite imbaraga nyinshi, igihe cyose ihorana umurava no gukiranuka wo byo kurengera abantu bayo. Niyo mpamvu ngubwira ngo wowe komeza ube mu bihe byiza byo gusenga Imana, ukomeze ukunda Imana, ukomeze uhamye Imana, ukomeze uyisenge, kubera ko Imana yacu igihe nikigera ijambo yavuze izarisohoza kandi izakurengera, kandi ntabwo izatinda, izagutabara vuba. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mwene data, iryo ni ryo jambo Imana yari yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire. Ndakwingingira rero kugira ngo uryumve kandi uryiteho, urushaho kurikurikira, kugira ngo Imana yongere kugarurira icyizere, kandi nawe wongere ugire imbaraga zo kurushaho kubana n'Imana mu gihe nk'iki cy'ubuhenebere, mu gihe nk'iki abantu bagize intege nkeya. Woweho ongera ibihe byiza byo kusenga, ongera ibihe byiza byo kubana n'Imana, nibwo Imana izarushaho kubana nawe, nibwo Imana izarushaho gukunda. Imana nihabwa icyubahiro cyane. Reka ndekeraho ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye niryo. Imana irushe kugufasha, wowe unyumva, irushe kukwambika imbaraga ndetse no gukunda Imana mu gihe nk'iki. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Murakoze. Urakoze cyane Emmanuel. Imana amahoro iguhereza umugisha kandi iguhereza umugisha mwinshi. Emmanuel, iyo mbonye umuntu uvuga Imana neza bintera umunezero kandi biranshimisha, kuko hari abantu badukanye systeme yo kuvuga Imana yacu nabi, ariko iyo uvuze Imana neza nayo iraguhemba. Kandi iyo uyikoreye mu kuri no mu mwuka, Imana ntabwo yigera igutererana. Bityo rero nshingiye ku bihe byiza tugiranye, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wakenera ko musengana cyangwa se uwakenera kukuvugisha cyangwa no kukugurira amazi abe yakubona mu buryo bworoshye. Karibu, tambutsa nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 078 078 9 4 inshuro 3 9 4 4. Yego. 212. Aha, urakoze cyane. Imana amahoro iguhereza umugisha kandi iguhereza umugisha mwinshi. Ni mu muhamagare abafashe gusenga. Ndabizi ko hari abantu benshi baba bari mu kazi badashobora kubona uburyo bwo kujya mu materaniro, cyangwa se hari abantu bakeneye ababafasha, kuko buri muntu agira umuheka akabasha kumugeza mu kidendezi, yaba arwaye cyangwa ari mu bibazo byinshi bitandukanye. Wahamagara umukozi w'Imana kandi ukamugurira amazi, kuko Imana yaguhaye ni byiza kunagikoresha, ariko ukanibuka abakozi b'Imana, cyane ko baba bari mu buzima butameze neza bitewe n'umuhamagaro, kuko umuhamagaro uragerageza umuntu cyane. Rimwe na rimwe Imana ikagucisha mu butayu bukakaye
ariko iyo uhuye na bene so bashobora kugufasha ubutayu ukaburangiza amahoro. Murakoze rero, umwuka wera w'Imana abasange kandi abasure. Bityo nanjye icyo nakongeraho, nubwo ndi inyuma ya kamera, Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza, bigutere guhora witeguye kuko utazi umunsi isaha n'igihe Yesu Kristo azazira kutujyana. Ukora ibyiza, wanga ibibi, kuko ukora ibibi n'uwase Satani. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha. Emmanuel, reka ngusabe kugira ngo usabire umugisha abantu bari badukurikiye bose. Urakoze cyane. Turagushimiye Imana yo mu ijuru, turagushimiye kuko uri Imana, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana itandukanye n'izindi mana zose tujya twumva ndetse tubona. Uruta Bayali, uruta Dagoni, uri Imana ikomeye, uri Imana iri mu ijuru, ukora ibitangaza abantu bagatangara. Ndagushimiye kubwira ijambo ryawe tumaze kumva, ndagushimiye kubw'aba bantu bari barikurikiye. Mana yo mu ijuru, ndabasengeye kugira ngo umwuka wera w'Imana nagende mu mitima y'abantu bumvishira ijambo ryawe, aryagure cyane kuruta uko ndivuze, kubera ko Imana yacu ni Imana y'inyembaraga, ni Imana yuzuye ububasha n'ubushobozi. Ndakwinginze ngo umuntu wese wumvishira ijambo ryawe narikomeze mu mutima we, narigendane mwami, nirimugirira umumaro, nirigira aho rimukura ndetse naho rimujyana. Ijambo ryawe nirimushyigikire, rihindura ibyanze guhinduka ku buzima bwe. Ijambo ryawe nirimushyigikire, ijambo ryawe nirimwagurira imbago, kubera ko ari ijambo rikomeye iryavuzwe n'Uwiteka Imana. Ndabasengeye abantu baryumvise kugira ngo mwami barusheho kwambara imbaraga z'umwuka wera, barusheho gukiranuka no kwegera Imana, kuko Imana yacu ari Imana y'inyembaraga. Urakoze cyane Mana. Hira umuntu wese wumvishira ijambo, hira umuntu wese ufashe umugambi wo kurikomeza mu mutima we, hira umuntu wese ufashe umugambi wo kukwikomezaho, kuko ari wowe Imana y'inyembaraga, ni wowe Imana izura abapfuye, ni wowe Imana ikura umuntu mu bikobe ikamushyira mu buzima bwiza. Ngwino rero witamurura abantu bakubone, bamenye ko Imana twizeye ari Imana y'inyembaraga. Urakoze cyane Nyiribihe, urakoze Nyaguhora ku ngoma, kuko mwami ibintu byose witeguye kubigenza neza kubwira ijambo ryawe, ugize neza kubyumvise. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Shalom. Shalom.